ya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakore bugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira twebwe twaraye ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu witwa Gatari Edimo alias Black w'imyaka 38 ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33 na Rurangwa Jean Paul alias Muchezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40 bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara kuko niho atuye hari hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko naberetse mbere umwe muri bo ari we Rurangwa Jean Paul ni wamaje kumufata amukubita hasi amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi ga telefone akoresha muri Momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude ni we wamutemye n'umuhoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we roroye kwari ugutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo Maniriho Theogene, ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara we yaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso mwarabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara barirutse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko naye basobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo barababwira bati uyu munsi dushaka ntimugire icyo mumubwira, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvideo dutambuka hirya no hino babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuvuga rero umuntu twakomeje kubashakisha tufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Enda mbanyuriyemo Hakizimana Jacques alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2. Yarakurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakati imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari umwe mu bantu baraho gusa, we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we
yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri we mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye barafite umugambi wo kujya Kinyinya naho bari bafite uwo bashaka kwiba, kandi ni inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi, kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga ari Maniriho, ngira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinarinzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravuwe arataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari barihinze, ahubwo nuko navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi, bashaka umwakutwi yari yakoreye. Rero ari Maniriho, ari Nyampinga na Maniriho bose baravuye barataha, bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Yewe ntabwo nabara no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video na hari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo za guceceka ntagira amashusho aza, wenda twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nk'uko bikwiriye. Ariko dushime n'abatabaye, burya nari Amahoni yavugaga, nubwo batinye kwegera, ariko Amahoni nabyo yatumye bagira igihunga, ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite, kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho, birashoboka ko yari no gupfa, ariko birashoboka ko nari Amahoni yavuze, na ziriya nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite, cyangwa batabakomeretsa cyane, uyu munsi bakaba barabashe no gutaha. Ibyo nabyo ntitwabura kubashimira. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi, ariko turahari, turi maso. Ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite, no kumufata tukamugiyeho turabufite. Reka mbwire abanyarwanda rwose batuze, polisi irahari. Ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho, nta naho guhungira. Biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata. Ni byiza rero ko bakwishyira, ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga, ni abantu bafite sante, si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye, bafite uko bari bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ariko nyine bashyitsemo gufata inzira y'icyaha. Ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye. Rero abandi bakorana bose, cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora, ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa.